Shalom, turagushuje wowe ubana natwe hano ku isengesho ribuhora official. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza, cyane cyane wowe wakoze subscribe cyangwa se sabone. Uwiteka akugirire neza. Nawe ari ubwa mbere uhageze, ntugende udakanze subscribe cyangwa se sabone, kugira ngo tujye tubana nawe mu mwanya mwiza wo gusenga hano ku isengesho ribuhora official. Uyu munsi tuje gukora isengesho risenya ibicaniro by'imyuka mibi. Yego, ku yindi cano itari iyi twasobanuye igicaniro n'iki mu isi y'umwuka. Twavuze ko igicaniro ari ikiraro gihuza isi y'umwuka n'isi bifatika. Tubona yuko isi y'umwuka idashobora gukora hano mu isi nta gicaniro ifite. Dusobanura ko igicaniro ari ahantu hose hakorerwa ibikorwa by'umwuka. Rero ahantu hose hakorerwa ibikorwa by'abadayimoni, ibikorwa by'imyuka mibi mu isi y'umwuka, aho hantu hahinduka igicaniro cy'imyuka mibi, igicaniro cy'abadayimoni. Ahakorerwa ibikorwa by'Imana ihoraho isumba byose, Imana y'ukuri, aho hakitwa igicaniro cy'Uwiteka. Rero ntibishoboka ko imyuka mibi iva ikuzimu ngo yataka umuntu idahamagariwe ku bicaniro. Niyo mpamvu tuje gusenga isengesho risenya ibicaniro by'imyuka mibi. Ibicaniro by'imyuka mibi nibyo biteza ibibazo hano mu isi. Nta bicaniro by'imyuka mibi bihari, nta ndwara zakokama, nta bukene wagira, nta nyatsi, nta gisuzuguriro, nta kubura urubyaro. Igihe cyose abantu baba barabuze urubyaro, ujye umenya ngo abo bantu baba barabohewe ku bicaniro by'imyuka mibi, ku bicaniro by'abadayimoni. Hamwe no gusenga rero, uriya muntu igihe umuntu amubohoza agira ngo abyare, ni ngombwa ko hakorwa isengesho rivana ubuzima bwe ku bicaniro by'imyuka mibi, ibyo yaba yaraboheweho, ibyo yaba yarazirikiweho urubyaro. Iyo igicaniro cyaboshye urubyaro rwawe kitasenywe ngo utandukanywe nacyo, ntabwo ushobora kubona urubyaro. Uyu munsi iyo ikibazo ari inyatsi, iyo nyatsi ikaba yaraturutse ku bicaniro by'ubwami bw'umwijima, hamwe no kwibohora kuri iyo nyatsi, ni ngombwa ko n'igicaniro kigusunikira inyatsi iyo ngiyo ubona iguhambiriye kuriho. Ni ngombwa ko n'igicaniro cy'iyo nyatsi kigomba gukuriturwa kigasenywa mu mwuka. Niba ari igicaniro wubakiwe cyo kutubaka urugo, ukaba ugeze imyaka 35 uri umukobwa cyangwa uri umugabo ugeze 40, uri umusore ugeze 40 utarashaka, menya ngo ntabwo ari ibintu byoroshye. Icyo gihe hari imbaraga z'ibicaniro ziziritse urushako rwawe. Hakenewe isengesho rikubohora rikagutandukanya n'ibyo bicaniro biboshye urugo rwawe, ndetse hakenewe isengesho risenya n'icyo gicaniro kigufatiriye. Kugira ngo Satani akore, ni ngombwa yuko agira igicaniro mu muryango, kubera ko aho afatira abantu cyangwa se ahura n'aba muryango awigarurira biciye ku mbaraga z'ibicaniro. Rero mbere yuko dukomeza, reka dusome ijambo ry'Imana. Tubona mu ijambo ry'Imana ijambo igicaniro riboneka muri Bibiliya inshuro nyinshi cyane, kandi Imana ivuga inshuro nyinshi n'ubwo ngo kiba gihari. Bibiliya itwereka ijambo igicaniro. Ijambo igicaniro riboneka muri Bibiliya inshuro 165. Ijambo igicaniro gusa, ubwo ntabwo tuvuze mu bwinshi ibicaniro, tuvuze igicaniro. Kiboneka muri Bibiliya inshuro 165. Urumva rero ko Bibiliya yakigarutseho kuko izi agaciro kacyo, izi icyo kivuze, izi icyo gisobanura. Imana yashatse kugira ngo tumenye igicaniro, tugisobanukirwe. Igicaniro gishobora gutuma ubona umugisha w'Imana, cyangwa se kigatuma uhura n'umuvumo biterwe n'igicaniro wajyanyeho icyo ari cyo.
n'igicaniro ubuzima bwawe bwajyanyweho, amaturo yawe yajyanyweho. Niba warafashe amaturo yawe ukayajyana ku bicaniro by'abadayimoni, ukinjira mu nzu z'abapfumu, buriya umupfumu hahandi ubona akorera imihango ye n'imigenzo ye, menya ngo ni ku gicaniro, igicaniro cy'abadayimoni, igicaniro cya Satani. Uhereye rero igihe wagikandagiyeho ukakigeraho, nuvuga ngo za mbaraga z'ibicaniro by'abadayimoni zihita zikwakira. Buriya ku bicaniro by'abadayimoni cyangwa ku bicaniro by'umupfumu haba setinze za kamera zikuzimu zibona buri muntu wese ugeze kuri icyo gicaniro, zigahita zimuha ikaze, cyangwa se abazimu bo kuri icyo gicaniro bagahita bamuha ikaze, bakavuga ati urakaza neza mu bundi bwami bw'ikuzimu. Ibicaniro by'abapfumu bipresenta isi y'umwuka yitwa ikuzimu hano ku isi, bihagarariye isi y'umwuka yitwa ikuzimu hano mu isi. Ahantu hose uzabona igicaniro cy'umupfumu gikorerwaho imigenzo ya gipfumu cyangwa ya kirozi, ujye umenya ngo icyo gicaniro uba ugeze muri headquarters z'ikuzimu, uba ugeze muri ofisi y'ikuzimu. Wewe wageze muri ofisi y'ikuzimu rero, ariho ku gicaniro cy'abarozi, ariho ku gicaniro cy'abapfumu, menya ngo uhereye igihe wahakandagiraga, direct kamera za kuzimu ziba ziri ku bicaniro bya bapfumu zahise zikubona, kandi uhita ufotorwa ndetse uhita ujyanwa iyo ngiyo ikuzimu, barakwakira. Niyo mpamvu kenshi na kenshi umuntu waragiye mu bintu by'ubupfumu, imyuka y'abadayimoni mukurikirana ikamutoteza, igatoteza n'abamukomokaho, aba akeneye amasengesho ya deliverance. Waba uri umupasiteri cyangwa umuhanuzikazi cyangwa umuhanuzi gabo, warakandagiye ku bicaniro by'ubupfumu, ukajya mu bapfumu kuraguza cyangwa se guterekera, ukagera aho ugera ugatura za mana, nuvuga ngo rya turo watanze ku bicaniro by'abapfumu byanga bikunda, ubuturiye Satani, ubuturiye imyuka mibi, uba winjiranye ukoranye isezerano na Satani ko ari we mana yawe uzajya umutura. Uhere icyo gihe rero yakira icyuya kivuye mu maboko yawe. Niyo mpamvu uzasanga inyatsi idacika ku muntu wese warageze mu bapfumu, igihe kikagera agahinduka agakizwa, ariko ntiyibuke kunyura mu masengesho ya deliverance. Reka hari abantu bibwira ngo kwa kundi umupasiteri ashobora kugusenyera agasiga amavuta ku maboko yawe ngo urabohowe. Ntabwo iyo ari deliverance, ntabwo biba bihagije ibyo. So rero tugiye gusoma ibyanditswe byera, hanyuma turaza mu isengesho risenya icyo gicaniro. Twihute rero. Umuntu wa mbere ubundi wubatse igicaniro ni Nowa. Nowa avuye mu nzu mu nkuge, amazi akamye ku isi, yubatse igicaniro cy'Uwiteka, akorana isezerano n'Imana biciye ku gicaniro. Rero uvuga ngo ku bicaniro niho umuntu akorana n'Imana isezerano, cyangwa se niba yagiye yubatse igicaniro cya Satani agakorana isezerano n'abadayimoni, agakorana isezerano n'imyuka abakurambere. Biterwa n'ikihe gicaniro wagezeho. Igicaniro ni ahantu umuntu akorana n'Imana y'icyo gicaniro isezerano. Ubwo niba uzi ko wageze ku mupfumu ukajya kuri 2 3, hari isezerano wakoranye n'abadayimoni n'imyuka mibi y'ibyo bicaniro. Iryo sezerano niryo rituma ubona imyuka itagucikaho, ikomeza kugukombata, ikomeza kukugendaho. Bisaba kugira ngo hakorwe isengesho rikucomora kandi rigutandukanya n'ayo masezerano uba warakoranye n'imbaraga z'umwanzi. Rero twihuse cyane tujye mu Bacamanza igice cyaho cya 6. Abacamanza igice cyaho cya 6 n'umurongo wa 25 niho tuhatangiriye ngo Gideyoni asenya igicaniro cya Bayali. Iyo ni titire. Ngo nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati enda imfizi ya Sonoya
hano wowe ubwirwa, ni wowe ubwirwa, wowe uneza amatwi, wa mugabo we, wa mugore we, wa mukobwa we. Aha ngaho ubivanemo icyigisho cy'uburyo ugomba gusenyamo igicaniro. Ntabwo bapfa gusenya ibicaniro by'imizimu gusa n'ibicaniro by'abadayimoni. Birashoboka ukaba unteze amatwi, uyu muryango w'iwanyu hari igicaniro cya Nyabingi, baziterekerera ubibona, ugenda gusangira n'imyuka y'abakurambere bayiterekerera, bakaguha ibiryo ukarya, bakaguha icyo kunywa ukanywa, ugacira hasi mu muriro waho bubatse icyo gicaniro. Hari imigenzo wakoreweho uri ku bicaniro by'imyuka mibi yo mu miryango y'iwanyu, myuka abakurambere. Iyo migenzo niyo igukurikirana, ayo masezerano yaciye mu migenzo niyo agukurikirana, ukabona ntabwo ibintu biri kugenda neza mu buzima bwawe. Ukeneye gusenga, ukeneye gusenya ibyo bicaniro, ukeneye gutandukanywa nabyo, ukeneye gucomorwa mu masezerano y'ibicaniro, ngaho ubundi gutobora ntako. Rero Imana ibibwiye Gideyoni ati, nuko ijoro ryo munsi Uwiteka aramubwira ati, enda imfizi ya so ntoya, wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, umaze usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Ashera iri hafi yacyo. Urumva, mbere yuko Gideyoni yinjira mu murimo wo guhamagarwa n'Imana, yabanje kubwirwa ibanga n'Imana. Imana yari bizi yuko Gideyoni yinjira mu ntambara zirwanira destine y'igihugu ndetse na destine yiwe bwite, akaramuka yinjiye muri izo ntambara, yarizi yuko imbaraga zikomoka ku bicaniro bya Bali, imbaraga zikomoka ku bicaniro bya Ashera wari uri hafi ya Abali, y'ikigirwamana Bali, zari kumugirira nabi. Noneho Imana imugirira inama iravuga ngo, genda rero, enda imfizi ya so ntoya, wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali. 26 maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igihome ubyitondeye, kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa ucoshesheshe inkwi za Ashera uri buteme. Nuko Gideyoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse. Igicaniro ugomba kugisenya no kugishwanyuza nk'uko Uwiteka yabigutegetse. Ngo ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa, kuko yatinyaga bo mu muryango we wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Bumvise ko yatinyaga mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu, kuko bari kumumera nabi ko yasenye ibicaniro by'ibigirwamana byabo. Dukomeje tugasoma ngo, barabazanya bati, ngo bukeye bwaho aho mu mudugudu babyutse mu gitondo kare, basanga igicaniro cya Bali gisandaye na Ashera hafi yacyo yaguye, n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Barabazanya bati, ninde wakoze iki? Barabaniriza bamenya yuko ari Gideyoni mwene Yowasi wabikoze. Hari abantu babanza guca muri deliverance ugasanga bahuye n'intambara nyinshi batatekerezaga. Ujye umenya ngo ni imbaraga z'umwijima ziba zabarereje zikavuga ngo, ninde udusenyeye igicaniro? Ninde wakoze ibintu nk'ibi? Tugaruke neza rero mu ijambo ndani. Wakwibaza ngo kuki Imana itisenyeye iki gicaniro igategeka Gideyoni ngo abe ari ugisenya? Ndavugana nawe, wowe ujye uhamagara Imana ngo izi gusenyera igicaniro cyazanye Nyabingi n'imyuka mibi mu miryango. Ntabwo Imana izaza ngo igisenye, siyo yacyubatse, ni wowe ubwawe ugomba kugisenya. Icyo gicaniro kiboshye umuryango wawe, kiboshye ubuzima bwawe, ni wowe ugomba kugisenya biciye mu isengesho no mu mbaraga z'ituro. Ntabwo ibicaniro by'abadayimoni bisenywa n'amagambo gusa. Igicaniro cya Bayali na Ashera wacyo ntabwo cyasenywe n'amagambo gusa, cyasenywe n'imbaraga za Gideyoni, ariko akoresha n'ituro
ndagira nkubwire ngo ituro rijya risenya ibicaniro by'imyuka mibi, rigakura umuntu mu maboko y'imbaraga z'imyuka mibi. Biterwa n'umuntu wize ituro akarimenya rivuze iki mu isi y'umwuka, rimara iki. Ntabwo Imana iba ikeneye amafaranga yawe, ntabwo iba ikeneye ayo maturo yawe, ariko itegeka kubikora kuko izi icyo akora mu isi y'umwuka. Kubera ko ituro riravuga, umuntu akorana n'Imana isezerano mu n'isi y'umwuka biciye mu ituro. Ni ukuvuga ngo niba utuye ugaturira abazimu n'abadayimoni, bihwanye yuko wemeye ko abo bazimu ibiva mu maboko yawe no mu biganza byawe aribo bagomba kubikontorora, aribo bagomba kubigenga, nibo bagomba kugenga ibyo wakira uko bingana nuko bigomba gukoreshwa. Igihe rero wabikoze, izo mbaraga zikomeza kukokama. Igihe cyose wabonye amafaranga kuko utakiziturira, utagiturira abazimu, utagiturira abadayimoni, wabitetse, zigateza indwara kugira ngo ya mafaranga agende, zigateza ikintu runaka kugira ngo ya mafaranga akuveho, zitangira kukurwanya zikubuza kuyatunga cyangwa gutunga ibifatika. Mu isi y'umwuka rero ugomba kumenya yuko imbaraga z'igicaniro ziravuga kandi zigakora, n'imbaraga z'ituro ryarambitswe ku gicaniro ziravuga zikanakora. So rero Imana itegetse Gideyoni ivuga ngo genda usandaze igicaniro yubakiye Bayali, kandi ubikora ubyitondeye. Wenda imfizi ebyiri, ategekwa gufata imfizi ebyiri. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, mu gihe ushaka kubohoka ku mbaraga z'ibicaniro, ni ngombwa gutekereza ituro kandi ukarisengera, ugasaba Imana kugira ngo ikuguidinge mu ituro ugomba gutanga, kugira ngo witandukanye n'ibicaniro byakubujije kubyara, kugira ngo witandukanye n'ibicaniro biguteza inyatsi, kugira ngo witandukanye n'igicaniro kikubuza kwakira umugisha w'Imana hano mu isi. Reka nkubwire, ntabwo ibicaniro by'abazimu n'abadayimoni byakubuza ubugingo buhoraho. Icyo bikora nuko bikubuza umudendezo hano mu isi, bikubuza kugera ku ibyo abantu ubona bagera mu buryo biboroheye, wowe bituma utabigeraho. Ni ngombwa rero gusenya ibicaniro. Tubonye ko Gideyoni yenze izo mfizi Imana yari yamutegetse, aragenda arazitamba. Ya mbere arayitamba, ariko ayitamba ku gicaniro cy'Uwiteka, yabanje gusandaza cya gicaniro cy'abazimu mu miryango. Ibi bicaniro rero byari byaragiye byubakwa hirya no hino muri Isirayeli. Mu gitangira igice cya 3:1 nibyo tubona byatumye Uwiteka ataba Isirayeli bahura n'ibyago bikomeye, ku buryo bajyaga bahinga igihe cyo gusarura cyagera cyo kweza, Abamediyani ngo bakazamuka bameze nk'inzige. Abisirayeli babareba bakabona ko batabasha kubarwanya, ngo bakajya kubihisha mu bihanamanga no mu misozi, maze ngo Abamediyani bakinjira mu myaka yabo bakayisarura kwere. Igihe cy'isarura nibwo Abamediyani bazamukaga. Birashoboka nawe ukaba ufite Abamediyani bazamuka igihe ubonye umushahara. Igihe ugiye kubona akazi bagateza ikibazo, ugasanga akazi gacuciye mu myanya y'intoki. Igihe haje umufiyansa ugufiyansa, hakavuka ikibazo gituma umufiyansa agenda atanagusezeye. Igihe mwari mugeze mu bihe byiza bya relationship byo kubaka n'uwo mukunzi wawe, hakavuka igitero gituma utandukana n'umukunzi wawe, kubera hari imbaraga z'igicaniro ziziritse zafunze icyitwa umubano wawe. Zarakaniye ziravuga ngo uyu ntazigera agira umubano umuzima, ngo yubaka umuryango nawe agira urwo nk'abandi. Rero sasa ndakugira inama zo shughulikia madhabahu za giza, shughulikia madhabahu za miungu za roho za wazee katika familia yako. Baada ya kushughulikia madhabahu ya roho za wazee, ndipo utakapofanikiwa, ndipo utakapopata neema ya Bwana. Utakaposhughulikia madhabahu ya mizimu ya familia ya kwenu na ukabomoa madhabahu hayo ya mizimu ya familia ya kwenu, ndipo utapata mupenyo wa ajabu. Neka mbivuge neza muri ururimi rwumva. Igihe cyose uzashughulikira ibicaniro by'iyo myuka mibi,
ibicaniro by'imizi imiryango y'iwanyu, ibicaniro by'imyuka abakurambere bagiye baterekererwa, ukitandukanya nabyo ukabisandaza, ariko ntukoreshe ururimi gusa n'akanwa. Dore ko bamwe mu barokore muri abanyabugogo munanirwa gutangira Imana, ariko abakozi kwa Satani baratanga bagatanga n'abana babo, abo kwa Satani baratanga bagatanga n'imiryango yabo, abo kwa Satani baratanga bagatanga n'amaraso yabo bwite n'ubugingo bwabo bakabutanga. Hanyuma uraza ku Mana ngo uje gusandaza igicaniro cyubatswe Bayali, ukumva ko wagisenya gusa nta mu kanwa, nta mbaraga z'ituro. Hari ituro rirakora mu isi y'umwuka, ubishaka utabishaka. Icyaputuyo birakureba, kuritanga n'inyungu zawe mu gihe uri gusenga, mu gihe uri kwibohora, kuritanga n'inyungu zawe, kutaritanga n'ibihombo byawe. Ndavugana nawe rero ushaka gusandaza igicaniro so yubakiye Bayali, bicaniro ababyeyi babubakiye imyuka abakurambere, bicaniro ubwawe wijyanyeho byo mu bapfumu, ukabyijyanaho ukajya ngo ugiye gushaka igikundiro, ngo ugiye kugishakiraho umugabo, ngo ugiye kugishakiraho kwivuza, ngo ugiye kwivuza indwara n'inyatsi n'ibindi. Ibyo bicaniro wijyanyeho byo mu bapfumu no mu bakonikoni, ibyo wijyanyeho ngo ugiye kugira gute gushaka amahirwe, ndagira nkubwire ngo umunsi wabikandagiragaho mu isi y'umwuka, mu gice cya kuzimu, kuzimu yarakubonye, iravuga ngo uyu araje. Igihe bagucirira sago kuri ibyo bicaniro by'abapfumu, wahise winjira mu isezerano n'abazimu rikomezwa n'amaraso ayo ngayo yajyanywe ku kembe, umupfumu yajyanye utazi aho yagateretse n'ibyo yagakoreyeho. Ukeneye kugira ngo ubanze usenye icyo gicaniro, usese n'amasezerano wakoranye n'izo mbaraga z'imizimu yo mu bapfumu. Reka rero nkwinjize mu mwuka mwiza wo gusenga. Ntabwo ndumva nta mpamvu kuvuga byinshi, siko kumvirwa. Hari ikintu wumvise, hari ikintu usobanukiwe. Ese hari ikintu usobanukiwe? Wumvise iburyo imbaraga ibicaniro kirashika, igicaniro kirakwega, igicaniro gifata umuntu, igicaniro gishobora gufata ekonomi yawe, igicaniro gishobora gufata urubyaro rwawe yari icy'abadayimoni n'icy'imizimu. Igicaniro nanone cy'Uwiteka gishobora gufungura urubyaro rwawe, gishobora gufungura amahirwe yawe, gishobora gufungura iterambere ryawe, gishobora gufungura amashuri yawe. Igicaniro gishobora gufungura, cy'Uwiteka gishobora kubohora urubyaro rwawe, gishobora kubohora ejo hawe. Ariko kandi igicaniro cy'abazimu n'abadayimoni gishobora gufata ingendo zawe, gishobora gufata akazi kawe, gishobora kuguteza ibihombo, gishobora kugusunikira indwara, gishobora kugusunikira za karande, imyuka ikazajya iva kuri ibyo bicaniro byo mu miryango, karande zikakokama. Niko bigenda. Uburyo rero bwo guhagarika izo mbaraga, ni ngombwa ko ugomba gusenga, ni ngombwa yuko ugomba kugira icyo ukora. Reka nkubwire nanone ngusomere yuko nkomeza, ngusomere undi muntu w'Imana hano mu ijambo ry'Imana. Imana yahishuriye ihagurutsa umukozi wayo mu bami, mu gitabo cy'abami, yahagurukije umukozi wayo ngo ajye gusenya igicaniro cyangwa kuvuma igicaniro cyari cyarafunze abo mu rubyaro rwa Dawidi. Cyavugaga yuko kuva mu rubyaro rwa Dawidi hatazongera guturuka umuntu uzima ingoma. Biba ngombwa kugira ngo Imana ko Imana ihagurutse umukozi wayo kugira ngo agende ajye gusenya icyo gicaniro cyavugaga ayo magambo. Tubibona mu bami ba mbere igice cya 13. Tubibona mu gice cya 13, abami ba mbere mu gice cya 13, aho tubona umuntu w'Imana avuma igicaniro cya Yerobowamu. Handitswe ngo bukeye haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda aza i Beteli azanywe n'ijambo ry'Uwiteka. Ngubwo Yerobowamu yarahagaze ku gicaniro yose imibavu. Iki gicaniro Yerobowamu yarahagazeho yose imibavu. Cyari gicaniro gishinzwe kuvuma umuryango kwa Dawidi, ngo hatazongera kuvuka umuntu waba umwami. Hanyuma
uyu Yerobowamu akisanga atakaje ubwami. Ni ukuvuga ngo Yerobowamu yari yizereye yuko mu kosa imibavu, mu yandi magambo kosa imibavu muri iki gihe cya none ni ugusenga. Muri uku kosa imibavu yizeraga yuko bitewe n'igicaniro yubatse ko muri uko kosa imibavu cyangwa mu gusenga ko ari kuri iki gicaniro kosa imibavu, yizeraga yuko ari bwo buryo bwo kurimita, ari bwo buryo bwo guhagarika umuryango wo kwa Dawidi utazongera kuvamo umwami wazamurwanya Yerobowamu akamukura ku ngoma. None sasa uyu muntu w'Imana azanye ijambo ry'Uwiteka, kandi ijambo ry'Uwiteka azanye arizaniye icyo gicaniro, kuko Uwiteka arazi ngo iki gicaniro kirateza akaga n'umuryango. None niko yavuze ngo atera hejuru, avuga kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati wa gicaniro we. Uwiteka avuze atya ngo mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya. Ni ukuvuga ngo cya gicaniro cyafungaga urubyaro, kigafunga umuntu ukomeye waturuka mu muryango wo kwa Dawidi, umwana uwo ari we wese. Nicyo cyari kivuze. Uburyo bwo kugisenya rero bwari uburyo bwo kurekurirwa ijambo ritandukanye n'icyo icyo gicaniro cyubakiwe, kuko cyari cyubakiwe kugira ngo kizimye, gifata imbuto, gifata intanga n'imbuto n'urubyaro ntiruzave aho ngaho mu nzu ya Dawidi. Ubu muntu w'Imana rero umva ijambo yatangiye akirekuraho ngo atera hejuru. Ni ukuvuga ngo dusenye ibicaniro dutera hejuru, ngo atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana. Wa gicaniro we, Uwiteka avuze atya ngo mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro bajya kosereza imibavu, kandi kuri wowe niho bazatwikira amagufwa y'abantu. Ni ukuvuga ngo iki gicaniro amaze kukivuma gutyo yahise avuga yuko icyo gicaniro nicyo kizatwikwaho abatambyi bacyo. Hari abatambyi bari bashinzwe kosa imibavu, abatambyi b'ibigirwamana, abatambyi b'imyuka mibi. Buriya abapfumu ni abatambyi b'imyuka mibi, ni abatambyi b'imizimu, ni abatambyi b'abadayimoni. Wowe wagiye ku mupfumu, menye ko wagiye ku mupfumu ari we mutambyi w'abadayimoni, agutambira imizimu, akumurikira imizimu. Ibyo uri guhura nabyo kano kanya, ibyo uri gucamo kano kanya ni ingaruka z'icyo gihe, igihe wakandagiraga ku bicaniro by'abazimu. None wamara no kwinjira mu gakiza bikarangira utagira ubuntu bwo gusobanukirwa imbaraga, uburyo wasandaza ibyo bicaniro n'uburyo wakwitandukanya nabyo. So reka rero dukomeze. Wumvise amagambo umuhanuzi agize gute yature kuri icyo gicaniro, ngo uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati iki ni cyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo riseseke. Ngo nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yari amutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Ndatura kugira ngo uwagutunga ukuboko kuko uhagurukiye gusenya ibicaniro bya Nyabingi, ibicaniro by'ibizimu. Umuntu wese wagutunga ukuboko kwe kunanirwa kukugaruka, kunyunyuka mu izina rya Yesu Kristo. Wumvise ibyo muhanuzi. Ubwo rero turatangiye mu izina rya Yesu, ngiye kukugayidinga mu isengesho risenye icyo gicaniro cyo mu miryango y'iwanyu, icyo wijyanyeho. None iri sengesho ujye urusenga kenshi gashoboka, usandaza ibyo bicaniro. Nyuma yo kurisenga kenshi gashoboka, umenye ngo ntabwo bihagije amagambo gusa, gusenga ukoresheje amagambo. Ni byiza gutanga ituro risandaza ibyo bicaniro, kandi ituro rifatika. Ntabwo ari ibyaturo ngo ni 2,000 igihumbi. Ni ituro nawe ubuzi ibyo waratanze mu bapfumu, ubuzi ibyo waratambiye abazimu, ubuzi ibyo waratambiye abadayimoni. Ni ngombwa bundi yuko ugomba no gusenga. Twabonye Gideyoni mbere yo gusenya ibicaniro, Imana yamutegetse ituro yagombaga gutanga cyangwa igitambo yagombaga gushyira ku gicaniro. Reka nkubwize ukuri, amaraso Yesu Kristo yabaye igitambo cyoza ibyaha n'ibicumuro byacu. Ariko
hari ahandi uzasanga ko hari igitambo, ari ituro ryitwa igitambo, cyane cyane rireba abantu bageze mu bapfumu, baturiye abapfumu bagatura abapfumu. Iryo turo riba ari kureba byanga bikunda kugira ngo ubohoze umugisha wawe waragurishije mu bapfumu, uciye muri bya bindi watanze mu bapfumu. Ujye umenya ngo wagurishije umugisha wawe kugira ngo ubohoze ugarure. Ni ngombwa kujya ku gicaniro cy'Uwiteka ugahahurira n'umutambyi w'Imana isumba byose, usobanukiwe iby'umwuka, ukatanga ituro, ukanyuzwa muri deliverance. Reka rero nkuyobore mu isengesho ryo gusenya no gusandaza icyo gicaniro. Ntabwo tuguhatira kubyemera, nta nubwo tuguhatira kubikora. Ibi tubikubwira niba ufite umwuka w'Imana kandi ukaba ufite umwuka wera ko kutavangiye, aremeza umutima wawe, aremeza ubugingo bwawe, uraza kumva ko ari byo koko. Ariko niba udafite umwuka w'Imana, waguhishurira ngo uguhe gusobanukirwa no kumenya isi y'umwuka n'imikorere yayo, ibi ntabwo ushobora kubyumva. So reka twinjire mu mwuka wo gusenga. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, sabye imbabazi z'ibyaha nakoze kuva mvutse kugeza uyu munsi. Mwami w'abami Yesu Kristo, mpanaguraho ibyaha binyuranye byo guterekerera abazimu, byo guterekerera imyuka mibi, Uwiteka, byakozwe n'ababyeyi, byakozwe n'umuryango uwo navutsemo mu buryo bw'umubiri. Uwiteka, imbabazi zawe zimbonekeho, zintandukanye n'uyu muvumo, zintandukanye n'ibi bitambo ibyo natambye by'abadayimoni, by'imyuka mibi, ibimboha, ibinzirika, ntandukanya nabyo izina rya Yesu Kristo. Ntandukanya nabyo, ntandukanya n'ibitambo ibyo natanze ubwanjye, byatambwe n'umuryango, byatambwe n'inshuti, byatambwe n'ababyeyi, bakantanga mu bazimu, ku bicaniro by'abazimu, bakamurikira abazimu. Ndihannye, nsabye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, bintandukanye n'imigenzo yose n'imihango yose yakorewe kuri nge, bantanga mu bazimu, banshyira mu masezerano y'abazimu. Kwa jina la Yesu nkura mu masezerano y'abazimu n'abadayimoni. Vana amazina yanjye ku bicaniro bya Nyabingi, ku bicaniro by'imyuka abakurambere, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyagaragayeho isura yanjye, ubuzima bwanjye, ibyajyanyweho, ibirenge byanjye bikakandagira, ari njye wijyanye. Nkura kuri ibicaniro, ntandukanya nabyo. Caniro biboha umugisha wanjye, ibiboha ibirenge byanjye, byaboshye amaboko yanjye, byaboshye isura, byaboshye igihagararo, ntandukanya nabyo. Izina rya Yesu Kristo, utsinda urupfu n'ikuzimu kubw'ubuntu bwawe, kubw'imbabazi zawe. Amaraso Yesu Kristo atesha agaciro umuhango wose n'umugenzo wose uwo nakoreweho. Imbaraga z'Imana ziwumene, imbaraga z'ijuru ziwusenye. Izina rya Yesu Kristo, sumba amazina yose, mbohora ndabohoka. Nkura kuri iki gicaniro, ndakivaho. Ntandukanya n'umutambyi w'ibicaniro by'abadayimoni n'ibyo yankoreho byose. Kwa jina la Yesu Kristo, ntandukanya n'amaturo n'ibitambo byose byatambwe, ari njye ubyitambiye, cyangwa se ari ababyeyi, ari abantu mu famiye babitambye ku bwanjye. Ubitesha agaciro. Imbaraga zawe zibitwite, imbaraga zawe zibirimbure. Amazina yanjye n'ubuzima bwanjye bikurwe kuri ibi bicaniro mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya igicaniro cyo data waciye imyuka mibi, sogokuru waciye imyuka mibi, mama wacu waciye imyuka mibi. Iki kingendaho, iki kinzimya, iki kinshika, iki kinkwega, iki gihambiriye imigisha yanjye, gihambiriye amahirwe yanjye, gihambiriye igikundiro, gihambiriye kwemerwa kwanjye, gihambiriye ingendo zanjye, gihambiriye mwami ubucuruzi bwanjye, imikorere yanjye.
katika jina la Yesu ndagisandaza nkoresheje izina rya Yesu Kristo riri hejuru y'amazina yose. Ndagisandaza mu izina rya Yesu Kristo rifite ubushobozi bwo kumbohora. Ndagisandaza mu mbaraga amaraso Yesu Kristo afite ubushobozi bwo kuncungura. Ndagisandaza mu mbaraga y'ijambo ry'Imana izina rya Yesu Kristo, kuko ijambo ry'Imana ari umuriro ukongora, kuko handitse yuko ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo ari inyundo imenagura amabuye. Ndi mu mwuka ndatura ijambo ry'Imana ku bicaniro byose binziritse bimboshye. Handitse yuko Uwiteka yashyize ijambo rye mu kanwa kanje no ku rurimi rwanjye, akira hejuru y'abami n'ibihugu byose kubika, kurandura, gusenya no kubaka no gutera imbuto. Handitse yuko nubwo ngenda nambaye umubiri w'umuntu, intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, zigira ububasha bwo gusenya ibihome no kubikubita hasi mu izina rya Yesu. Kandi handitse yuko dufatanire ibitekerezo byose birwanya kumenya Imana tukabigomorora Kristo. Ndi mu mwuka fashe ibitekerezo byose byantekereje nabi ku bicaniro by'abadayimoni. Fashe mpira amagambo yose naturiho ku bicaniro by'imyuka mibi. Nsenya imigenzo, nsenya imihango yakorewe kuri nge. Ndatura kubohoka, kubohoka kw'amaboko yanjye mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Ndatura kubohoka kw'ibirenge byanje mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Ndatura kubohoka k'urubyaro rwanje mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Ndatura kubohoka k'urushako rwanje mu mbaraga y'izina rya Yesu Kristo. Ndatura kubohoka kw'imikorere yanje mu izina rya Yesu Kristo akazuka. Ndatura kubohoka katika jina la Yesu mu by'iyobokamana. Ndatura kubohoka, ndacika ku ngeso ziva ku bicaniro by'imyuka mibi katika jina la Yesu. Ndateza ubuhumye muzimu cyangwa jini, ndateza ubuhumye mwuka mukurambira wagendagaho ushe mu izina rya Yesu. Ntukambona ukundi. Ndatangaza kubohorwa n'amaraso Yesu Kristo n'imbaraga z'Imana. Ndatangaza kubohorwa n'ijambo ry'Umwami Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, kuko handitse yuko uwo yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani. Ndatura yuko Yesu Kristo ankuye imirimo y'abazimu, ankuye imirimo y'ibicaniro by'abadayimoni, ankuye imirimo y'imyuka mibi katika jina la Yesu. Utinga ntihagire ukingura. Uwiteka nkingurira, nsohoke mu nzu z'ibicaniro by'abadayimoni katika jina la Yesu. Nsohoke ku bicaniro bya data na mama banyogokuru basokuruza bubakiye imizimu. Ndandukanye n'ibyo bicaniro, ntandukanye nabyo mu izina rya Yesu Kristo. Nihuje n'umwuka wera, nihuje n'Umwami Yesu Kristo, nihuje n'imbaraga ze. Ndatura ngo mbaye muzima, ndatura ngo ndabohotse, ndatura ngo Mwami ivu ry'iki gicaniro cyandimitaga, cyambuzaga kugera ku by'Imana yamvuzeho. Ivu ry'iki gicaniro cyanyererezaga, cyatumaga ndindira, cyankwegaga kinsubiza inyuma. Ndarishandaza mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Urakoze Mwami kumbohoye. Izina ryo rihabwe icyubahiro, izina ryo rishyirwe hejuru ibihe byose bidashira mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Amen, 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 amen. Niba usenze rino sengesho ujye urisenga kenshi rishoboka. Noneho ahantu uzumva koko kabisa mu mwuka hari icyo ryakoze mu buzima bwawe, ushakisha ituro ryiza. Niba bigukundira uritange, niba ngombwa ushake umuntu w'Imana uhure nawe. Imana iguha Imana ikugeneza gucishe muri deliverance. So ukeneye njyewe rero, nimero yanje iri aho ngaho, izo wambonaho kubakeneye kuca muri deliverance. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Mugire umunsi mwiza. Ntugende udakanda subscribe niba utarayikora. Ugubwe neza muri byose.